Menya iwacu, menya ibyabaye iwacu, menya ibibera iwacu, menya ejo hazaza hiwacu Murenge. Ni mu kiganiro Menya iwacu, mugiye kuzaza mugezwaho buri posho na Freddy Salus, Emas Muhizi, Elvis Kivis, kubufatanye na Kivis Production. Ikiganiro Menya iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Twibuke ko amahanga ahahwa ariko ntaturwa. Nibuke kandi ko amahanga arahana. Twongeye kubasuza nshuti bakunze b'ikiganiro Menya iwacu. Iri ni ijwi ry'imuhira nkuko mumaze kubimenyera, aho tugenda tuganira ku makuru y'iwacu, ndavuga iwacu muri Kongo cyangwa se iwacu Murenge, ariko cyane cyane tuganisha ku kintu cy'iterambere ndetse n'icyo twakwita ubumwe n'ubwiyunge bw'abakongomani bose batuye kiriya gihugu ndetse n'abatuye mu mahanga. Tukaba rero tubaha ikaze uyu munsi mu kiganiro cyacu none cyagarutse mu mashusho, aho ushobora kwandika ijambo Menya iwacu kuri YouTube ukaba wareba ikiganiro cyacu mu mashusho, ndetse tubakangura kandi komeza kureba ibiganiro byacu umurenge.com. Muri studio ni jewe Freddy Salus, kaba bayi ikaze bagenzi banje turi gufatikanya muri kino kiganiro. Ndabona mugenzi wacu Patrick uri gufata amashusho ndetse na Kivisi uri kubanga bw'ivyuma. Uyu munsi rero titwagiye kure cyane n'ibyo dusanzwe tubaganirira, tugiye kureba mu zukuru Kongo k'igihugu kimaze imyaka irenga 20 mu macakubiri y'amoko, ndetse twemezanye twese ko ariyo yateye intambara muri kiriya gihugu kimaze imyaka myinshi. Tukaba rero turebera hamwe umuti. Buri muntu wese yakwibaza tese niki cyateye ari amacakubiri, umuti wo nuwuhe, ngira ngo abakongomani bose bashikajwe nuko igihugu cyacu cyasubirana ubumwe, amoko yose ari muri Kongo akabana neza, agasabana amata, agasabana imboga. Ibi rero nizo tuje kuganira uyu munsi. Jewe rero nkaba mbaha ikaze, ariko kandi turi kumwe n'umutumirwa wacu. Uwonta undi ni Tulinabi Tukalembire Naboti, usanzwe amenyerewe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, akaba ariyo kariyeri yiwe, ariko kandi akaba abikora nk'umukongomani, umukongomani w'umwene gihugu, ufite ubwene gihugu, ufite uburenganzira ku gihugu cye, nawe afite uburyo abona ibibazo by'amacakubiri hariya. Rero tukaba tuje kumusura aho ari. Ntabwo agiye kuvuga ibyo abaririmbyi nk'uko bisanzwe, ahubwo agiye kuva nk'umukongomani nawe utanga umusanzu mu kubaka igihugu ciwe. Ese koko amacakubiri yabari hari? Nibyo rero nabo tagiye kutuganiriza, ibyo ni ibitekerezo bizaza kutubwira, ariko dusabana ko bakomeza gutanga ibitekerezo byabo nabo. Rero tugwaye ikaze mu kiganiro Menya iwacu. Turagira ngo wenda naba navuze amazina atari nayawe, ariko ndagira ngo ubanze wibwira abantu badukurikiranye ndetse n'abadutegera. Murakoze cyane kudutumira muri kiganiro Menya iwacu, uko musanzwe mubikora ku bandi, natwe kuba muduteye iteka cyangwa se muduhaye iki cyubahiro cyo kugira ngo tugire umusanzu dutanga, atari uko tubifitiye ubumenyi cyane. Mwakoze cyane. Amazina rero nayo wayavuze neza, ntiwareka kuyavuga neza kuko n'amazina y'wanyu. Nitwa Tulinabi Tukalembire, abenshi bazi ku izina rya Naboti, ryavuye mu ndirimbo. Nkaba mashimiye cyane kuba mumpaye aka kanya kugira ngo tugire icyo tuganira kuri icyo kibazo. Nguwo rero niwe mutumirwa wacu dufite uyu munsi. Naboti dusanzwe tumenyere mu ndirimbo, abantu bishobora kwibaza tese Naboti ajate mu kiganiro Menya iwacu. N'umukongomani kimwe n'abandi bose, kandi afite experience n'ibyo yabonye hariya mu gihugu cyacu, ndetse n'ibyo yagiye yumva nyuma yaho wenda kiviriyemo kuko ubu nyine si wari, ariko nawe araza gutanga umusanzu wiwe mu kubaka igihugu no kugira ngo abakongomani bakomeze basenyere ku mugozi umwe. Naboti rero tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Naboti tuganira
ndetse tuja ku mwanzo w'ikiganiro cacu hari ico twise amacakubiri muri Kongo. Ese nawe urabyemera ko muri Kongo hariho amacakubiri y'amoko? Yego ndabyemera cyane. Ati urabyemera. Noneho amacakubiri ni iki ku muntu wese wenda utazi inyito amacakubiri ni iki? Murakoze cyane. Navuga ko amacakubiri na makimbirane aba ari hagati y'abantu babiri cyangwa se hagati y'amoko cyangwa se hagati ya societe cyangwa se hagati y'igihugu. Ni ibibazo biza bitandukanya abantu, biza bigatuma abantu batabivuga kimwe, batabyumvikanaho, noneho bigatera abantu kutumvikana, bigatera uyu nguyu kwigizayo undi, bigatera uyu nguyu kutibonamo undi. Ni amakimbirane ari aho hagati, niyo twakwita ko azana amacakubiri mu bantu. Murakoze cyane na Boti. Ngira ngo buri muntu wese afite uko yasobanura amacakubiri, kandi bitewe n'imyumvire y'umuntu n'ubundi nuko wowe uzumva. Hanyuma amacakubiri, igihugu cacu kimaze hafi imyaka igera muri 20 inarenga, ni kimwe mu bihugu byanze gushiramo intambara. Tuhamya ko bifite ibibazo kuri nosi ya none. Mu by'ukuri Kongo sico gihugu cyonyine kirimo amoko, twavuga diversite y'amoko atandukanye, ahubwo hari n'ibindi bihugu bishobora kuba nabyo bifite amoko menshi abituye kandi baturanye neza. Ariko noneho muri Kongo kubera iki niki kitera amacakubiri menshi kuri muri Kongo? Jewe icyo navuga wenda kigaragara cyane, navuga ko icyateye amacakubiri muri Kongo ni intambara, kuko n'ubusanzwe twari dusanzwe duturanye amoko yose, tugenderanira, dusangira. Icyo kibazo ntabwo cyari gihari cyane, ariko intambara ngwize noneho iza itandukanya abantu, izana nyine ibibazo mu bantu, kuko abantu bapfuye impande zose, kandi mu gupfusha abantu hazamo kutumvikana, hazamo umuntu kubona undi nabi, kuko ntabwo umuntu yakwikira umuntu wawe ngo ukomeze umubone neza. Ibyo bibazo by'intambara nibyo byazanye amacakubiri muri Kongo. Navuga ko na n'ubu bigikomeje, kubera yuko izo ntambara nanone ntabwo ziratuza ngo ubone ko amahoro yagarutse burundu. Murakoze cyane. Ati intambara ntiziratuza, kandi koko turabizi neza ko muri Kongo n'uyu munsi amagingo naya turacumva abantu bapfa. Ese noneho turebye ku baturage, wavuze ko abantu bari baturanye babanye neza, abaturage ubwabo batuye muri Kongo, kandi twese tuzi neza ko Kongo ituwemo n'amoko menshi, kandi yose uvuze ko we waravukiye, warahakuriye, ndetse urahubakira, abantu basanze babanye neza. Hanyuma ni uruhe ruhande ubona rwavutsemo ikibazo? Ese n'abaturage, ni imiyoborere mibi bayobowemo, niki? Ni leta twavuga ko ari iki? Icyo navuga ngewe ni politike mbi. Politike mbi. Kuko abaturage burya nta kibazo tugirana, kandi nta n'ikibazo twari dusanzwe dufitanye. Intambara zabaye muri Kongo ntago zabaye intambara z'amoko, habaye intambara y'igihugu, noneho abaturage tuza kwisangamo. Kuko kuva na kera hose nta ntambara yabaye ngo umunyamurenge ngo ari kurwana n'umufurere, cyangwa umufurere ngo ari kurwana n'umubembe. Ni politike yabayemo izanye intambara, noneho izo ntambara tuza kwisangamo natwe, bituma noneho dusana amakimbirane atangira. Ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni intambara y'amoko, navuga ko ari imiyoborere mibi, ni politike mbi yahabaye, ituma noneho itujyana muri ibyo bintu nk'abaturage. Ariko abaturage nta kibazo bafitanye habe na gato, kuko n'ubu barabana bazanakomeza babana. Navuga ko aho kugira ngo usubize icyo kibazo cyawe, navuga ko ari politike mbi yatuzaniye ibyo byago byose dufite hari. Imiyoborere mibi. Ariko na politike, kuko
iyo uzanye politike iteranya abantu itandukanya abantu icyo gihe ubuzanye ibibazo bikomeye mu bantu yego ukaba uhamya neza ko politike mbi cyangwa imiyoborere mibi hari muri Kongo ariyo yazanye ibibazo biri hariya byose yego hanyuma se iyo politike yaba ari sinahita nivuga yose ngo nirangize ko n'ubundi ntabwo ndi umunyapolitike ariko urebye abanyapolitike baza bafite inyungu zabo bafite ibyo bishakira akaza mu gihugu noneho akakubwira ngo ngwino umfashe muri iki kintu ariko we afite inyungu ze akazana nk'izo ntambara yishakira kuba nka perezida yishakira umwanya muri politiki kugira ngo babone uburyo yirira noneho tukaza kwisangamo urumva intambara zaraje ziba hariya hari abantu bishakiraga ubuyobozi bishakiraga gutegeka noneho kubera ko batakora bonyine tuza kwisanga abaturage natwe turimo nitwe basirikare nitwe tugiye kubafasha gushira muri gahunda za politike zabo bazanye noneho tuza kwisanga turi mu bibazo abanyapolitike burya baba bifitiye ibyo bareba baba bifitiye inyungu zabo noneho ugasanga twebwe abaturage tubiguyemo yego urakoze cyane ati abaturage tukabigenderamo kandi nibyo koko urebye ntaho na hamwe dusanga umunyamurenge yahagurutse ngo yica umupfurero amugirire nabi ahubwo n'utubazo twaje dushingiye wa mugani kuri politiki y'imiyoborere mibi abaturage bigishwa ibintu bibi ari nabyo no mu bindi bihugu n'ubundi duturanye nabyo nk'igihugu cy'u Rwanda cyabayemo genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ni naho byagiye bituruka usanga ari imiyoborere mibi n'ubundi yaje isanga abaturage babana hanyuma bigisha ko batavukana batari bamwe nibyo koko naboti uko yaravuze ariko nono naboti reka tugaruke gatoya mu karere gasa kabayiko kabaye indiri y'intambara akarere twakwita ko ari Kivu y'amajepfo yose ari naho hagiriye haba amoko menshi atandukanye kariya karere kubera iki utekereza ko ari impamvu ariko kagiye kagira ibizazane by'intambara kugeza na n'ubu aho cyumva kiri imitwe y'intambara kiri imitwe y'iterabwoba abantu bagifuko bashaka no kubera iki icyambere navuga nuko bwa buyobozi bwacu nanone ntabwo burahinduka buracyari bwa bundi abayobozi nta mbaraga nyinshi barabishiramo ngo babone ko ari ikintu kibi kigomba kutuvamo icya kabiri ngaya cyane n'abaturage natwe batwigishije kurya uburozi turaburya turabumira noneho turacyagufite nibwo buri kutugezaho tugeze ubu ngubu uburozi mvuga ni ubwo ngubwo bw'amagambo mabi politike mbi n'ibindi byose abaturage impamvu hariya hagikomeje kuba ibibazo bidashira nuko abaturage bacu ntago barimenya ntago baratekereza ko hari ikibazo cyatujemo tutari dusanzwe dufite ntago barahindura imyumvire bumve ko ibi bintu tugomba kubireka noneho tukareba imbere kuko sitwe twenyine twagiye tugira ibibazo hari ibihugu byinshi byagiye bigira ibibazo ku isi ariko abaturage baho bafashe iya mbere mu guhindura imyitwarire n'imitekerereze noneho bituma bava muri ibyo bibazo hakiri kare ariko twebwe biriya bintu twarabinyoye turabirya turabimira biracyaturimo abaturage bacu ntabwo barahindura imitekerereze ngo bavuge ko ibi bintu ni bibi n'ubundi byavuye hehe n'abantu babituzaniye babidukubitamo ngo bahindure iyo mitekerereze niyo mpamvu ubona ko ibibazo bigikomeje ariko umunsi abaturage bazafata iya mbere bavuge ngo n'ubundi umunyamurenge ni mwene data twari dusanzwe tubana twari dusanzwe turagirirana inka twari dusanzwe duhana amata twari dusanzwe duhana abageni turabaza abafurero bashatse abanyamurenge turabaza abanyamurenge bashatse abafurero turabaza abafurero bashatse ababembe donc abantu ngo bavuge ngo ibintu byavuye he ni bandi babituzanye abaturage babyikuremo ari amakimbirane ntabwo bazashyira hariya rero ni ibitekerezo by'abantu bitarahinduka
niyo mpamvu ubona amakimbirane agikomeje. murakoze cyane Naboti. Dukomeza ikiganiro hariho ico waruvuze ku baturage, wibanze ku baturage ukuntu, ariko noneho watubwira uburyo ki ubona izi pande zombi ari leta ari abaturage bose bafite guhindura biriya bintu. Impamvu hari ingero nyinshi zihari. Icyambere navuga nko kuri leta icyo igomba gushaka gukora icyambere kugira ngo haboneke amahoro hari ni ukuzana amahoro. Umuturage akaryama agasinzira akabyuka afite imigambi ye, ya migambi ye akayisohoza akajya gukora. Mu gihe umuturage ari kubyuka mu gitondo nta kintu yikanga, akagenda akajya gucuruza, agataha bya bindi yacuruje akaza kubisangira n'umuryango we, icyo gihe urumva ko amahoro aragenda agaruka, kandi umuturage bituma nta kindi atekereza uretse kwikorera no kwishakira imibereho. Leta igomba kutuzanira amahoro, abaturage bagakora. Ikindi cya kabiri, leta igomba kutuzanira ibikorwa, igomba gutanga utuzi mu baturage. Mu gihe abaturage bari mu tuzi, nta gihe yatekereza kujya kurwana, nta gihe yatekereza kujya kukuvuga nabi. Urumva, mu gihe wewe hari uruganda hariya leta yashinze, mukajya gukoramo, ujya kwirirwamo, ugataha warushe, ufite umwanya muto wo kureba umuryango wawe no kuryama kugira ngo ejo uzongere ubyuke ujye gukora. Nanone biguha amafaranga. Mu gihe ufite amafaranga yawe, uba utekereza kubaka inzu yawe. Mu gihe uri kubaka inzu yawe hariya, nta muntu waza kukuzanamo utugambo kubwire ngo ni intambara. Uhita utekereza ya nzu yawe, ti inzu yanjye. Ese ujya mu bintu by'intambara. Ibi bikorwa byose mfite birahita bihagarara. Iterambere mfite ntabwo rikomeza. Urumva, icyo gihe abaturage bazaba bahugiye mu bikorwa no mu tuzi, nta gihe batekereza kurwana, nta mwanya babibonera. Ujye ubireba nko muri Kenya ahangaha dutuye, abaturage baho usanga bahuze, hari amoko menshi kandi bafitanye amakimbirane menshi. Ariko kubera yuko umuntu aba yibereye muri shughuli ze, nta mwanya afite wo gutekereza ibindi. Ku ruhande rwa leta rero, iramutse itanze amahoro ku baturage bagakora, ikazana ibikorwa by'iterambere mu baturage, ubwije ukuri leta izaba idufashije cyane. Hanyuma ku baturage nabo tukamenya ko tutagomba gupfa kubera abanyapolitike. Abanyapolitike bazana ibibazo, tugasigara twicara, tugasigara dupfa. Abana babo bibereye hanze, bamwe biga za Burayi, za Amerika, za hehe. Intambara iza gutangira ahantu yarakuyeho umuryango we wose, nta n'umuhari. None mugasigara mupfa mwenyine, mugasigara mwicara mwenyine, ugasanga ko ni ibibazo batuzanamo. Tukamenya ko tutagomba kujya dupfira abandi, tutagomba kujya twitangira abandi, tutagomba kujya tujya mu bibazo by'abandi, ahubwo tugomba kwisubiraho twenyine, tugashakisha amahoro, tukabana neza. Kuko uwo nguwo muturanye niyo mwene wanyu, niyo uzagufasha mu bibazo. Mu gihe ugize ikibazo ahangaho ushatse umunyu, ntuzajya kuwusaba umunyapolitike uri hejuru iriya, nta nakuzi, nta nubwo akuzi, nta nubwo gutekerezaho. Ariko wa muturage, wa mugenzi wawe umuturanye, uwo nguwo niwe ugufasha n'ubwira byose. Urumva ko impande zombi ziramutse zishize hamwe, leta igakora ibyayo n'abaturage natwe tukamenya ibyo tugomba gukora, tukareka gupfira ubusa, nkijeje yuko aya makimbirane n'aya macakubiri yahagarara, hari akagaruka amahoro. Turacyari mu kiganiro Menya Iwacu, ijwi ry'imuhira, aho dukomeza tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ariko byose bigamije kubaka igihugu ndetse tugerageza no kubaka amateka, kubera ko amateka yacu ntiyanditse. Dusaba abandika ibitabo gukomeza kubika aya majwi kugira ngo bayifashishe, hagamijwe kubika archive cyangwa se ububiko bw'amakuru n'amateka bigamije gusenyera ku mugozi kugira ngo twubake iwacu. Muri studio turacari kumwe n'umutumirwa wacu Naboti Torinabitu, umukongomani uzi cyane cyane kariya karere kiwacu ka Sud Kivu, ari nako karere duhamya neza twese ko kagiye kagira ibibazo byinshi kuruta utundi turere tugize kiriya gihugu. Naboti rero warukiri kuri leta uyisaba kuzana ibikorwa remezo, abaturage bakaja mu bintu bagakora kugira ngo bareke gutekereza kuja kwicana no gushotorana hagati yabo. Ariko noneho hari
uruhare rw'abaturage nabo abakongomani k'abantu bamaze kumenya ibibazo biri mu gihugu cyabo bamaze kumenya ko amacakubiri bayatewe n'abantu runaka ese niki ibo wabasaba? Murakoze cyane. Nari ntangiye nyine kubivuga mbwira abaturage ko bagomba kwihangana bakareba inyungu zabo bwite icyo cya mbere, kuko iyo wishoye mu bintu by'intambara nta nyungu ukuramo uretse imiborogo, uretse amarira, uretse imfubyi, abapfakazi. Nicyo kintu kigaragara cyane mu ntambara, kandi ikikugaragariza yuko intambara atari nziza uzarebe habe n'abazungu n'abangaba barwana, uretse n'abazungu bonyine bararwana bikageraho bagera ahantu bakavuga ngo tujye mu mishyikira. Nicyo kikwereka ko intambara itagirangiza ibibazo ahubwo itera ibindi bibazo byinshi, cyangwa se duhunge dukura abantu bacu urumva. Rero icyo nasaba abaturage nuko bagomba kumenya ko intambara atari ikintu cyiza, ari ikintu kibi kibasubiza inyuma, gisubiza iterambere ryabo inyuma. Abahinga ntabwo bashobora guhinga mu gihe hari intambara, abacuruza ntibashobora gucuruza mu gihe hari intambara, abakora ibikorwa by'uburirimbyi nkatwe tufite bishobora kuduteza imbere ntushobora kubikora mu gihe hari intambara, mu gihe nta mahoro. Rero nkasaba abantu ko umuntu wese agomba kumenya ko niwe uziteza imbere wenyine, niwe uzateza imbere umuryango we wenyine, ni nawe uzateza igihugu imbere, kuko iterambere ntabwo ari buri kintu leta izatuzanira. Urebe nko mu karere kacu hari ibintu dushobora kwikorera twenyine nk'abaturage tugateza imbere akarere kacu, tugateza imbere igihugu cyacu. Kuri uko rero bamenye ko kujya mu bintu byo kurwana gusa ntaho bizatujyana. Abandi ubu ngubu bari mu iterambere, bari guteza imbere ibihugu byabo. Mu myaka 5 yonyine ushobora kugera ahantu mu gihugu runaka waza kuhagaruka mu myaka 5 ukajya uyoboza inzira ukavuga ati se ahangaha ni hahandi nacaga cya gihe, ugasanga harubatswe ibizu biteye ubwoba mu myaka 5 gusa. Ariko twebwe ugasanga iwacu mu myaka 5 n'akazu kari gahari nako karashenywe cyangwa karashaje n'irangi ntari hari, ugasanga noneho n'ahantu ugera ugahita ubona ko hadatera imbere. Ariko mu gihe tuyubatse, mu gihe turi gukora ibikorwa byacu, urubaka akazu kawe ukabuteje imbere umujyi wanyu, uracuruza ukaba urizamuye, ukazamura n'umuryango wawe, ukigisha abana bawe. Ugasanga rero ibyo ngibyo bizadufasha abaturage. Tuyime amatwi abantu bose baza baduteranya, baza batujyana mu ntambara. Dushaka ukuntu twakwiteza imbere, umuntu wese umurimo afite awujyemo neza, awukore neza. Abasore bashinga amastudio bikorere, bizamure. Abahinga bahinge twizamure, abacuruza bacuruze twizamure. Tureke ibintu byo gusuzugura imirimo n'ibiki, twihangire n'ibintu, kuko leta ntiyazana ibintu byose ngwize kubiduha. Wenda icyo yadukorera umuhanda kugira ngo tubashe kwideplaza neza, tuva ahantu turi tugera ahandi neza mu mahoro. Icyo leta yakidukorera, wenda yatuzanira amazi, ariko ntabwo bizaza kukubakira inzu. Mu gihe rero wakoze akazi ni wowe ugomba kwiyubakira inzu, kandi cyagiye wubatse inzu yawe uteje imbere ahandi wanyu. Urumva rero muri make abaturage tuve mu bintu biduteranya, tuve mu bintu biturangaza, dutere imbere, twikorere, twima amatwi ibiza bidusubiza inyuma, twiteze imbere twikorere. Arakoze cyane Naboti. Reka tugaruke aho uvuka. Wewe aho uvuka uri umukongomani, ufite aho uvuka, buri muntu wese afite aho yavutse, akarere cyangwa se rejo. Hari akarere twita ikibaya cya Rusizi, akarere gahana imbibi n'u Burundi, n'abaturanyi b'u Burundi. Mu by'ukuri kariya karere biragaragara ko kirimo umutekano muke. Iyo wumva ngo za Mutarure inka zanyazwe, ibiki byanyazwe, ndetse ariko kakaba ari n'akarere kandi kera cyane. Urebye karimo n'inganda. Ndibuka ko hariya
Kiriba, kuri Kiriba hariho uruganda niba rw'isukari rwari ruzwi cyane. Ese muzukuri abaturage bari hariya niki bamarira kariya karere, haba abaturage bwabo batuye ndetse n'abantu bashinzwe umutekano, niki wabasaba? Ni bya bindi navugaga mbere, nuko dusaba abashinzwe umutekano ko baduha umutekano tugakora. Iwacu hari amahoro yandi navuga ko wakoraho. Ahantu umudamu yabyukaga mu gitondo saa 9 z'ijoro akazamuka mu misozi akajya guhinga wenyine adaherekejwe n'umuntu, adafite n'ubwoba, kandi azi yuko nta muntu umukoraho. Icyo gihe yaragendaga agahinga agataha ari amahoro, ugasanga arimo guteza imbere urugo rwe. Icyo gihe rero abantu bashoboraga kwiteza imbere, kandi ari amahoro ndakeka ko iyo aza gukomeza kuriya iyi myaka yose twari kuba tumaze kugera kure naje. Ariko rero kubera yuko ari amahoro yagiye abura kubera ibibazo by'intambara, niyo mpamvu usanga abantu bagira ubwoba bwo kugira icyo bakora. Tugasaba rero abashinzwe umutekano ko baturindira umutekano bakaduha amahoro, noneho abantu bakiteza imbere bagakora, kandi tugakora. Hari iwacu na ahantu hari ubutunzi butabaho bwinshi cyane mu buryo bwose. Ugiye gucuruza urunguka kurushaho twagiye tujya tureba ubucuruzi bw'ibindi bihugu ko bacuruza nuko bunguka. Ugasanga iwacu hari ahantu wacuruza ukunguka ukiteza imbere mu minsi mike. Hari ahantu hera kuko wari uvuze dufite imvura, n'ahantu hera ushobora gukora umushinga w'ubuhinzi ugahinga ukiteza imbere ukunguka ibintu bigacika. Rero abaturage bahaguruke bakore. Dufite abasore biriya byo kwirirwa twicaye turimo kuganira gusa ngo turi kuri ligana, ibyo bintu tubiveho. Ubundi abandi basigaye baha agaciro igihe. Iyo utaye isaha imwe yonyine nta kintu ikozemo, ubu utaye ibintu byinshi cyane. Abandi bamaze kumenya umwanya w'igihe, isaha imwe ni ikintu ushobora gukoramo ibintu bikomeye cyane. Rero iwacu turi gusanga igihe tutagiha agaciro. Dupfusha, ugasanga umusore yiriwe mu rugo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta kintu yakoze, nimugoroba akaza gusaba nyina ibiryo nkaho nyina ari we ufite ukomeye kumurusha, ngaho ufite imbaraga kumurusha. No, abasore nibahaguruke bihangira imirimo, bashinge utuzi tubafasha. Uretse no guhinga bacuruza, uretse no gucuruza bakora imiryango, bakora inzugi, bakora amadirisha, bakora ibintu bitandukanye by'imyuga, kugira ngo uticara mu rugo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ntacyo uri gukora. Bihangira imirimo, bigire bize kugira ngo babashe kugira icyo bageraho muri make. Yes. Urakoze cyane. Tubibutse ko turi mu kiganiro Menya Iwacu, ijwi ry'imuhira. Muri studio ni jewe Freddy Salus. Tukomeje guha ikaze bagenzi bacu nabo bari kudufasha hano muri technique. Patrick uri kudufata amajwi ndetse akanayatunganya mu buryo bw'amashusho, nawe tumuhaye ikaze, ndetse na Kivisi ugenzura zino gahunda kugira ngo zikomeze kugenda neza nkuko mubyifuza. Turi kumwe na Kalembire, turi nabitu naboti, aho arimo kutubwira uburyo abona nawe umuti aho waturuka w'ibibazo biri hariya muri Kongo by'amacakubiri. Twemezanya twese ko ari byo byazanye intambara z'urudaca muri kiriya gihugu. Turi nabitu tuganira, kandi turi kugana ku musozo w'ikiganiro cacu kubera ko iminota twiyaye irimo kutugendana. Ndagira ngo muzukuri noneho uhereze abantu ishusho ya Kongo twifuza. Niye Kongo twifuza ubunyine? Umuyobozi twifuza ninde? Ubuyobozi twifuza n'ubumeze gute? Nunguye abaturage dushaka nabafite iki? Nabafite iyihe myumvire muri kino gihe? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo gisa naho kigoye gato, ariko nanone ni ikibazo gifite ishingiro. Kongo twifuza ubu ngubu ni Kongo yuzuyemo amahoro n'umutekano. Kongo irimo iterambere. Kongo ushobora kugenda ugakora icyo ushaka. Niyo Kongo twifuza. Amahoro ku buryo ushobora kugenda ukazinduka
ukava mu karere ukajya mu kandi utikanga ngo ahangaha bashobora kungirira nabi, kuko ni igihugu cyawe ugomba kukisanzuramo. Iyo niyo Kongo dushaka, iyuzuyemo umutekano. Icyongeyeho dushaka Kongo iteye imbere. Iyo urebye ubutunzi dufite, iyo urebye ubwiza bw'igihugu cyacu, ukareba n'ukuntu abantu babayeho nabi, ukareba n'ukuntu imibereho abantu barimo, urarira. Rero turashaka Kongo iteye imbere, kuko ibiduteza imbere birahari. Ntabwo tugomba kubisaba, nta gihugu tugomba gusaba ngo badufashe, ahubwo ntitutakagombye kubafasha. Iyo niyo Kongo dushaka, kuko turabifite ibyo byose. Turashaka Kongo iteye imbere, abaturage bazaza bavuye mu bindi bihugu bakajya gusaba akazi iwacu. Turashaka Kongo itunga ibindi bihugu, atari Kongo itungwa, kuko dufite ibidutunga n'ibitunga ibindi bihugu. Kongo iteye imbere niyo dushaka. Turashaka abaturage ba Kongo bafite ubuzima bwiza, bafite ubuzima bwiza, kuko ibibaha ubwo buzima bwiza birahari. Dufite igihugu gikize cyiza cyuzuye amata n'ubuki, ku buryo ntabwo ari byiza gusanga umukongomani ubusabiriza. Oya, turashaka Kongo y'abakongomani bateye imbere, bafasha abandi, bafite umutekano, bafite iterambere. Iyo niyo Kongo twifuza mbese muri make, kuko turabishoboye. Rero turasaba abayobozi bacu ko badufasha bakatugeza ahangaho twifuza, kuko biteye isoni kubona igihugu nka Kongo, umuturage wa Kongo niwe uri kugenda asabiriza, cyangwa waburaye ngo abuze ibyo yagaburira abana. Ibyo bintu biteye isoni, no kubivuga njyewe sinyashaka no kubivuga, bintera amarira n'ubwoba bwinshi cyane. Ubwo rero niyo Kongo dushaka, Kongo iri mu mahoro, Kongo iri mu bumwe n'ubwiyunge, Kongo itarimo amoko, itarimo ivangura ry'amoko. Kongo ubwoko bwose, nimba ari umukasayi naza muri Kivu yiyumve ko ari mu gihugu cye, umufurero nava imfurero akajya za Bandundiyo akumva ko ari mu gihugu cye. Nta macakubiri yo kuvuga ngo uyu nguyu ngo ari uruhande, ngo uyu nguyu ni uwahehe. Oya, turashaka Kongo y'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge, umuntu akagenda akishyira akizana mu gihugu cye. Iyo niyo Kongo numva dushaka. Waruvuze Naboti, waruvuze ngo turashoboye. Hari ijambo waruvuze ngo abaturage ba Kongo barashoboye, kandi koko ndibuka abakongomani niba hari abantu bagira umwete wo kuzinduka mu kazi n'abambere. Wazukaga mu gitondo ujye ukamisha, ukabona we wazindutse muka, ukabona undi muhinzi nawe umugore yahetse urugega yagiye kare, yazindutse mu kime yagiye gukora. Ariko muzi ukuri kubera ko tamutekano, abantu bari mu bintu bitabafitiye akamaro, nk'ibyo wavuze byo kwirwa abantu bicaye, ari nabyo bivamo za ideology zo kuja kwica abantu babagirira nabi, ugasanga kuko birasaba ko abantu bagira intambwe, bahindura imyumvire, bagahindura imitekerereze, none bakamenya ko umwanzi wa atari bagenzi babo. Dukomeze nazo. Umwanzi wabo nakamatatu ibateri yuko nayo. Umwanzi w'abakongomani ni ubwa, ntabwo ari kure, ni ubwa. Rero bataho icyo kintu bakimenye. Cyangwa se n'abandi bavuga ngo harabuzubaza ese igihugu kimeze gute, byaranze. Mugani wa mufurero wavuze ngo ibi yarahira bitaye ingingo, ibyananiranye ntibizabyingingwa. Kongo se tugende tuyireke nono, ariko nitwe dufite solution, kuko wakomeje ubivuga. Nawe rero udukurikirana, birumvikana ko uyu ni umutumirwa wacu, afite ibyo atekereza, ariko mu by'ukuri nawe ufite ibyo wakora aho uri hose, waba uri mu gihugu imbere cyangwa n'ahandi. Dukomeza ikiganiro cyacu, ndetse ndabona tugiye kukirangiza. Naboti, nono turagira ngo ugwete message wangahereza abantu Bafuliru, Babembe, Banyamulenge, bandu boshi barire harira mu plene, bemwinyu, kuri message wangabahereza ba politicien, bandu boshi bagoti bagatuyivona, bagoti bagatulola ku YouTube, bagire ibintu bangayuvwa, tebabwire kintu kiguma. Kongo bonene ngako wabideta twe turi Bafuliru, Ben Harira na
kiritwanga leta indeto nyingi ukumenye indeto kutari ntanga bitari leta ko wahinduka kutakiba ya mundu turi bafuriru tukamenya mungu akatabala ho tumuhika tunageze kwiga indeto za hohe iyo bitari bibi nanga imbanulo nanga heza abantu bari harira bene tubafuriru babembe banyamulenge banyindu abashina barega abari mu irira plene itu hando amuluka indabara bonene tugeze ukufunguka itwe tumenye ko isidi Kivu kalika ya kitu nari tuangagenderera ukukayonona tugayononera twengwa abandi baguti bagagenderera abandi baguti bagayubaka amazu amanyumba gisilusiku abandi baguti bagadandaza abandi baguti bagule bitukare abandi baguti bagira abandi baguti bagasomeka abandi baguti bagasoma n'abaguti bagasomera kirimbuga hariko tuwehe tugarurana na kumazulu tugarurana kutunwa tugashiba tuganigana naho ubana bagweti ngavu nyingi ndano bakubiro tegire ngavu nyingi naho ndaho bidatuhisa ndaho kwa nini tumenye ko isidi Kivu kalika ya kitu tugakayubaka twengwa ndayego nduwese tubakira kohe kuyiko tuhindule inzaliro tuleke ibindi yo kushiba tugayitana tutangira kwibaka kaya kitu koko nanga wira bene witushiba tuziri hari nanga koko mtama nguko rero uyu nguyu ni Naboti turi nabitukalembire umwe mu baturage bagize igihugu ca Kongo ndetse yakunze kuba muri kariya karere ka Rusizi tukaba rero twari twamusuye aho aba kugira ngo aganire n'ikiganiro menyi wacu ariko kandi agamije gutanga umusanzu binyuze mu kiganiro nyine menyi wacu kugira ngo abakongomani bose arabasaba kugira imyumvire imwe ndetse asaba ko na leta yazana ibikorwa remezo kuko asanga we umuti ari ico ngico aho kugira ngo abantu birwe bicaye bareke gukora ari naho bagenda bavana imigambi mibi yo kuja mu mashamba bakabinyeshamba abandi kuva ngo bisha abantu abandi kuva ngo banyaze inka ibi rero akaba abikangurira abantu twibutse ko twasuye Naboti aganira na menyi wacu apana k'umuntu dusanzwe tumenyere mu ndirimbo ahubwo k'umukongomani nawe citoyen ufite ubwene gihugu umukongomani nyawe ufite nawe ishaka ry'igihugu ciwe n'ufite kandi kwicuza ku gihugu ce kidateye imbere tukaba rero tumushimiye cyane kandi tumusaba ko n'ikindi gihe yazumva ko ari ngombwa ko tuganira afite n'ibyo ashaka kubwira abatwumva bose n'abadukurikirana ni karibu cyane ikiganiro wacu utawe giheza nawe ushaka kuganira natwe uratwandikira nk'uko bisanzwe ku rubuga rwacu Facebook ni menya iwacu ijwi ry'imuhira cyangwa se ukatwandikira kuri email address menya iwacu 2020@gmail.com hanyuma tukaba tubakengurukiye muri studio mwari kumwe naje Freddy Salus kuhanga bw'ibizuma nabonaga mugenzi wanje TVC ndetse tunashimira Pato wadufashaga kufata amajwi nakagaruka murakarama murakagira Imana.